urebye ibintu bingora ni amata. Ni amata naho ibindi byo umuntu ariyeranja. Amata niyo aba agoranye. Aracyakoresha yandi twamutangije amwe y'abana. Ni urwa kabiri nidusubira tuzazusubiye kuri 3 n'igice. Ariko uko ngenda mukingiza agenda yiyongera, twatangiye afite ibiro 2 none ubu ngubu ari ku biro 5. Kubera ko njyewe uyu mwana atamutanga kwaka umugisha wacu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira ibiganiro by'urugendo Online TV. Kumeze kugubwa neza, Imana ibaho umugisha cyane abakunzi bacu. Ni Samu Gakire mu rugendo n'ubundi ndi kumwe na Jelly. Urugendo rwacu rw'uyu munsi ntabwo turi twenyine, murabizi ko aho twerekeza hose tuba turi kumwe na Gift Restaurant. Restaurant iri mu nyubako ya Kigali City Tower KCT Restaurant, ikaba iherereye ku ruhande rurebana na station itagikora hejuru ya Tekno. Uragerayo bafite amafunguro ameze neza, bafite promotion zigiye zitandukanye. Aho nta handi ibyiza wabisanga cyangwa se ukeneye amafunguro ameze neza ni muri Gift Restaurant. Uyu munsi ngira ngo murayibona ko kuri kamera twongeye kugira ubuntu guhura na Kariza ndetse na mama we na kamarayika kacu Imana yatwihereye. Mama Kari, umeze neza? Turaho. Amakuru y'iminsi? Makuru turaho, turashima Imana. Kari, biti? Disi. Umeze neza? Ko wishimye se? Umukobwa wacu ameze neza? Yatangiye kuvuga? Ntabwo yabimenye. Iki yamenye? Yamenye kuvuza ubuhuha. Kuvuza ubuhuha harya ni gute bavuza gute? Ntabyo nzi. We ntabyo uzi? Abantu badukurikira murabyibuka uyu muziranenge cyangwa se uyu mumarayika ni Wamwana watowe kugeza na n'ubu ndakeka ko umubyeyi atari yaboneka, nibyo? Ntago araboneka. Ni Wamwana watowe umubyeyi yamaze kumubyara, harya yatowe hashize iminsi nk'ingahe avutse? Ntago nayimenya ariko babonaga ari bwo akakivaho. Yego, ariko baravugaga ngo yari iminsi nk'ibiri cyangwa 3 avutse. Mama we amuta mu bihuru atoragurwa no makariza. Imana imumugisha cyane. Wa mwana rero yarakuze, nubwo bitaba byoroshye, nubwo nawe ari mu buzima butaba bumworoheye, ariko yagize umutima mwiza cyane, yagize umutima wa kibyeyi mushimira cyane, ndetse n'Imana igomba kumuha umugisha cyane. Twagiye tugira abantu nyine bake bagiye badufasha, ariko murabizi ntago biba byoroshye. Ubu ngubu noneho bimeze bite? Ese amatara cyaboneka y'umwana? Umwana harya yitwa Kezia. Mwana mwiza cyane koko mwana. Amatari kuboneka? Urebye ntago ari kuboneka neza mw'iyi minsi. Imana iraca inzira, ariko reka twizere ko Imana yatumye umufata igatuma ageze iki gihe akiriho bitari byoroshye. Urabona ko ameze neza cyane, ndetse cyane ku bantu bari kureba ikiganiro ngira ngo murabyibuka, umwana ameze neza cyane. Ni ibintu byo kwishimira, ariko twizere ko umuntu wese uri kureba ikiganiro nawe wagira uruhare rwawe kugira ngo uyu muziranenge akore ameze neza. Kandi yaba niyo wabona amafaranga 500, niyo wabona 1000 ukacyohereza mu makariza, waba ukoreye umugisha mwinshi cyane kugira ngo dufatanye twese uyu mwana bigende neza cyane. Ni biki bintu bikugora kuri we cyane ubu? Urebye ibintu bingora ni amata. Ni amata naho ibindi byo umuntu ariyeranja. Amata niyo aba agoranye. Aracyakoresha yandi twamutangije amwe y'abana. Aranahenda, ari amata arahenda, abantu bayazi. Red de France irahenda, ni amata nyine abana bataba bonka ashobora kubafasha. Kandi bavuze ko byibuza bishobora kumara nk'amezi 4 5 ayanywa kugira ngo ujye wamuha andi.
Oh, ni byiza cyane. Ku buyobozi se ubwo kwa kundi imibereho myiza ntago ajya gusura. yansuye nyuma ya cya gihe uza bwa mbere anzanira ipaki ya pampegisi Yego. n'akadobo ka omo n'isabune. Yego. Ni icyo gihe nyine ubu ngubu nyine nanjye ndiyeranja mu buzima butanyoroheye. Yego. Biba bimeze nabi ariko nyine umuntu abibamo. Kari umeze neza? Yego. Uvuye ku ishuri se? Ariko ngo uri ku ishuri wamukumbuye. None simbwira nk'iyo muri kumwe uva wumva umeze ute? Bameze neza. Kubera iki? Kubera ari uw'Imana yampaye. Imana yaguhaye? Urabizi ko Imana izaguhemba ariko? Nk'ibihe bihemba Imana igikunda gutanga. Mbwira ati byibuze Imana ni impemba nzi ko izampemba muri ibi bintu. Izampemba umugisha. Yego. Ihembe n'iki kindi? Mbega umugisha ubukubiye muri byose. Izaguhemba n'ijuru ndetse. Ni byiza cyane. Kariza murabizi ko ari we wabonye nyine uyu mwana wamugezeho bwa mbere na byiza cyane. Nawe Imana imuha umugisha aranamukunda cyane ko kenshi urumva abamumufashije nyine yari mu tundi turimo ntago biba byoroshye. Urabona hari ibintu byinshi utakibasha gukora nyine kubera ntago byabura. Nk'iyo umwana arwaye urumva nta kintu nakora. Kandi abantu babyaye barabizi hari igihe kigera umwana neza akarwara icyo mu nda, umwana akarara ari ijoro ryose. Ubwo nyine aba ari urugamba icyo gihe. Ni uko umuntu Imana igenda imushoboza akihangana. Ni izihe ndwara ajya akunda kurwara? Indwara akunda kurwara niyo kudahumeka. Igihe kigera agahera umwuka ntahumeke bikanga, wamuha n'amata gukurura bikamunanira. Niyo ngiyo nta yindi. Icyo mu nda cyo kiri kugenda gicira gake gake. Ese yabashije yabashije byibuza kubona kwa muganga babashije kumusuzuma bakubwira ko nta kibazo afite? Nagiyeyo cya gihe barambwira ngo nta kibazo afite. Ubu ndamukingiza. Yego. Ameze neza nk'abandi bana iyo ngiye kumukingiza. Inkingo bari zingahe bakingiza maze kumukingira urwa mbere urwa kabiri? Ni urwa kabiri nidusubira tuzazusubiye kuri 3 n'igice. Ariko uko ngenda mukingiza agenda yiyongera. Twatangiye afite ibiro 2 none ubu ngubu ari ku biro 5. Ugiye usanga yiyongereye. Akunda kurira se cyangwa abacecetse? Araceceka. Iyo atarwaye ntabwo ajya akunda kurira. Iyo atarwaye ariryamira mpaka. Ni umumarayika disi. Umwana ni umugisha. Kandi uyu mwana hari abantu benshi bagiye bamushaka. Nyuma ndabizi n'ubundi hari abampamagaye benshi bamushakaga, harimo n'abari mu Rwanda n'abari hanze, ariko biza kuba ngombwa nyine ko wamutoye ari ugomba kumugumana nubwo ari muri kondisiyo nawe itamworoheye cyane. Wumvisha uzamugumana? Iyi nzamuhigira. None se ko abantu barambwira nta muntu ujya utanga umwana yatoye. Ubwo iyo umutanze nyine ubutanze umugisha wawe. Ubwo rero ndavuga abantu benshi barabimbwira, nabo mu cyaro barabimbwira. Ndavuga nzikaranga Imana mpaka impaye icyo gukora nkazamurira amashuri. Yego. Nawe akiga akabaho. Numva nyine nzabishobora kubera Imana izangirira neza, nzabishobora. Ko Imana izabigushoboze kandi nanjye ndabyizeye ko bizagenda neza kuko ntago yakemera ko uyu mwana ari uw'umugisha ahora n'ibyo bibazo mu gihe yemeye ko abaho. Nuko izi ko nyine hari n'uburyo azabaho kandi bwiza cyane. Kuko byari byose ntago biba byoroshye gufata umwana uri mu mujyi wa Kigali nta nakazi gafatika ufite, bisaba umutima w'urukundo. Ahandi se nabonye ubuyobozi bo nta kibazo, abandi buyobozi nigeze numva ariko ngo hari n'abandi bantu bari
hari abadamu nigeze ntambuka ndi kumva bari kuvuga ngo nibo bari bamutoye. abagore sura abayobozi nibo bari bamutoye baramuguha, numvaga bibaye nko kushaka kumurwanira. bari bazi ko ari imari ahari, ntabwo bari babizi. buriya ari igihe turana n'abantu nyine bakabona ufashe nk'umuntu gutya, bo babonye nyine bibaye gutya bigiye mu itangazamakuru, bumva ko ngo mbaye umukire nkize mbakiranye. ibi bibazo ariko nta kibazo kiri mu bayobozi. bampaye icyangombwa mu mudugudu cyemeza ko uyu mwana mufite namutoye, ndamusinyira. nta kindi kibazo kiri mu bayobozi. umuyobozi w'umudugudu aba arambwira ati mituweli tuzayimuha nta kibazo. Wow, ni byiza cyane. Ubwo ndabizi ko wajya uhura n'amagambo menshi nyine, menshi cyane, n'ihangana ryo kuvuga ati umwana ndakize. abaturanyi ntibavugishe, n'uwo ntambutse akanga ngo bamuzaniye imiceri yarakize. ngo wagira n'uwo mbwira ikibazo bamubwira uti wangurije 1000 cyo kurya, ngo wa muceri waguhaye warashize. ibi bibazo nyine ndavuga nti uwo muceri wawe urumanga, utabonye imboga wawe urumanga cyangwa amakara. ibi bibazo ariko nabo bagenda babibona gake gake, nabo barabyaye bazi kurera uko bivuna, nuko babonye iki Imana igukorera imwe bakagira ngo ahari ni ibintu bizahoraho, kandi ni ibintu biba biri burangire. Imana byose irabizi cyane. Ubu ngubu wenda twari kugira ngo twereke abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Murabizi ko abantu benshi bajyaga bambaza ese Gakire wa mwana meza ate, wa mwana meza ate. Dore nguyu ndamuberetse, Kariza nawe ameze neza aramufite, na mama Kariza bose bameze neza barashima Imana. Ahubwo nawe udukurikiye uruhare rwawe wakorera umugisha, nabibabwiye nimero ya mama Kariza turaza kuyishyiraho kugira ngo ubashe kuba wakorera umugisha kuri uyu mwana, cyangwa se ukanambwira ati Gakire ndaje tujyane kumusura. Birashoboka cyane. hari abajyaga bambwira ati tuzajyana kumusura, wenda ntago hari abo bitakundiye, ariko bigukundiye ukambwira ati ndaje tujyane gusura wa mwana, nukuri Imana yaguha umugisha cyane. Murabyumva ko ari urugamba ruba rutoroshye cyane. Mama Kari, nk'ubu ngubu ubona ari iki cyihutirwa ukeneye kuri wowe kugira ngo ubuzima bw'umwana bukomeze wenda kugenda neza cyane? Njyewe nyine Imana igize neza nkabona icyo gukora, nkabona niyo nacuruza hari amakara, nkacuruza ibyo kurya bisanzwe. ibyo ni ibintu byamfasha nyine kugira ngo nzabashe kumurihira mu buzima bwe bukomeze kugenda neza. n'ibibazo ngenda mpura nabyo, mufite nko kurwara nanjye nkamuvuza, abantu barabizi kuvuza kuri mituweli, kugenda ukahirirwa. umuntu hari igihe byanguka banyarukira muri prive uho bagira vuba. ubwo nibyo ngibyo nyine mbonye icyo gukora najya. Hari ikintu wigeze gucuruzaho mbere? Kera nigeze gucuruza mu isoko inyanya, ndanguze. Ndamutse mbonye n'igishoro, urumva ko mama Kariza nukuri Imana igukoresheje ukanamuha n'igishoro yacuruza kandi baba ari umugisha ukoreye. ubwo nezere ko abantu badukurikiye babyumvishe cyane. Kari, hari nk'umuntu akaza akakubwira ati mu mwana mutware wamutanga? ati kubera iki? kubera ko njyewe uyu mwana atamutanga kwa umugisha wacu. uyu mwana kandi ndi gushaka kuzaza kumutwara ngiye mujyane. ntabwo uzamuha? uzamuha? oya, mwana nzaza kumutwara kandi atari wowe. atari njye namutoye? oya nganda mugusabye mu nzaguha amafaranga menshi. Kare nguhaye ibifaranga byinshi ntago wamuha? wamumpa? ati niyo inzara yanyica ariko mufite. ni Kariza rero n'umukobwa we, ngiye mbyita ko ari umukobwa we cyane kuko na Kariza ariko akwiye gushimirwa kuko aba muri hafi cyane. Imana imuhe umugisha cyane. harya Kari wiga amakangahe?
mu wa kabiri. ishuri biragenda ni byiza cyane. Reka nshimire abantu bose badukurikirere ubwo mama Kariza mwabyumvishe uburyo bwo kumufasha. Reka nshimire abantu bose bagize n'uruhari mu bugero buzima bw'umwana baba bameze gutya. Hari abantu bageze arabaje bataba batanga nk'ubufasha bw'imyenda. Murabizi ko imyenda y'umwana bari ikintu kiba kigoye. Hari abaguze amata nubwo bavuga ati ubu ntago bimeze neza. Hari n'abandi bagiye uvuga ati mama Kariza namuha niyo cyaba ari cyo cy'umuceri niyo byaba ari biro ngaye. Murabizi ko nyine abari mu rugada atabona uburyo ajya gukora kubera n'umwana akiri muto. Abo bose mbasabiye umugisha ku Mana kandi mama Kariza nawe ukomeze nyine umukunde. Ko hari igihe umuntu akorera umugisha ari gukora ikintu cyiza byajya kugera ku musozo wo kusoza icyo kintu ugasanga biramucitse, ugasanga wenda uramurambiwe cyangwa bigeze aho ubona nyine umwanze wenda kandi urabona ko ari kujya mu bihe byiza cyane. Anjye hano ryoheye ari kujya mu bihe byiza. Mu minsi iri imbere azabanzanira amazi ntabwo ahubwo uyu munsi ndamutwara kari Kariza ntago ari kubyumva cyane. Reka nshimire abantu badukurikiye, reka nshimire abakunzi b'urugendo online TV ari mu bice bigiye bitandukanye. Mukomeze mugubwe neza. Nimero yawe hariya nihe mama Kari wenda umuntu Imana ishaka gukoresha akaji abona akantu yagashyira kuri nimero yihe? Ni 07 85 8 44 8 665. Urakoze cyane. Reka mbashimira abantu bose bari badukurikiye. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose. Mukomeze kandi mukora ibikorwa by'urukundo. Ikiruta byose mwizere Imana kandi mukomeze musenge.